Muraho neza nanone muhawe ikaze ku muyoboro wacu wa RM Dorcas. Uyu munsi tugiye kuganira ibintu byagufasha gusama muri uyu mwaka, ibintu ugomba kwitaho ukareba ko gusama byakunda kandi ushobora kubigerageza rwose bigakunda kandi byari byaranze. Ikintu cya mbere ugomba kwitaho ni ukwisuzumisha. Isuzumishe kandi kwisuzumisha mwisuzumisha nka couple, ntabwo hajyayo umugore wenyine cyangwa umugabo wenyine, icyo twita preconception consultation. Ahangaha murajyana bakabarebera se imisemburo irahagije ku mugore, ese umugabo intanga asohora zirahagije, spermogram bakazipima bakareba ese zujuje intungamubiri, zimeze neza, ziba zarakuze. N'umugore nawe bakamurebera niba muri nyababyeyi hameze neza, ese mu dusabo tw'intanga tumeze dute, dukora intanga gute, bakamurebera n'ibipimo byose muri rusange by'ubuzima, bakareba ko nta bibazo by'amaorugane cyangwa se by'ingingo afite, za diyabete, imitima, mwese bakabarebera ko nta kibazo mufite kidasanzwe. Ibi ngibi bibafasha kumenya ikibazo hakiri kare, mwasanga hari igikosoka kigakosoka, cyaba ari icyo fata igihe kirekire nacyo mukakimenya hakiri kare. Ahangaha ubundi nka couple igiye kubana yagakwiye kubikoresha bataranabana, ariko akenshi usanga abantu bibanira bakazategereza umwaka, imyaka ibiri, bakabona ntibasama bagatangira kujya kwivuza. Oya, ubundi nka couple mwakagiyeyo mbere y'uko mariage iba cyangwa mbere y'uko mubana, mukisuzumisha ku baganga b'inzobere, bakababwira ubuzima bwanyu bw'imyororokere uko buhagaze, ibibazo birimo bigakemuka hakiri kare. Ni byiza rero ko mujyana mbere hakiri kare, aho kugira ngo ibibazo bizabagweho mwaramaje kubana, mukabimenya hakiri kare. Icya kabiri ni ugukoresha ibiribwa bikungahaye kuri folic acid, cyangwa se ukagura umuti wa folic acid n'izindi vitamine zifasha mu gusama nka vitamine A na D. Iyi miti ya folic acid mu mafarumasi yose wayibona, ukayifata nibura mbere y'ukwezi cyangwa amezi 3 mbere y'uko usama. Niba ushaka gusama muri uku kwezi ukakugena, ukavuga ati nzamara amezi 3 nywa folic acid. Icyo zifasha zituma za ntangangore ziba macuwa, zikitegura ko zishobora kuzatanga umwana, zikaba nyinshi kandi zikaba zimeze neza, zikazaba ziteguye gutanga umwana. Rero ni ingenzi cyane ko uyibanda mu kugura ibyo binini muri farumasi, ukabirya kandi ukabirya nk'uko babikubwiye, ukavuga uti mu mezi 3 nibura ngomba kuba ndi kurya ibi binini, bikazamfasha gusama mu gihe cya gihe nagennye. Niba ufite nka mariage ukabibara ukavuga ati igihe nagennye kigomba kugera gutya, amezi 3 ndi kunywa iyo miti. Ikindi ni uguhindura imibereho cyangwa se change lifestyle, ugahindura uko wari ubayeho. Ahangaha twibanda cyane ku gukora siporo. Ni ukuvuga ngo niba ugomba gukora siporo, ukavuga uti ngomba gukora siporo nkagabanya ibiro niba mfite ibiro byinshi, cyangwa se niba mfite ibiro bikeya, nabyo bituma intanga nazo zidakora neza. Ari ufite bike ari ufite byinshi, bose bagomba kubyitaho, bakareba uburyo body mass index cyangwa icyo twita BMI byajya muri normal range, cyangwa se bikaba mu rugero ruhagije. Numva ufite ibiro bikeya, uri underweight cyangwa se uri overweight, ufite ibiro byinshi, ukaba uri muri normal, muri range normal, bya biro bihagije nabyo bifasha mu gusama. Ikindi ni ukwirinda inzoga n'itabi. Ubushakashatsi bwagaragaje ko inzoga n'itabi bituma za ntanga zigabanya ubudahangarwa, na ya misemburo ikigabanya ubudahangarwa
bigatuma ushobora kudasama cyangwa se ushobora gutinda gusama. Ni ingenzi cyane rero gukoresha kubyirinda, ntabwo ari ukubigabanya, ni ukubyirinda ukabireka burundu. Niba wanabikoreshaga nibura amezi 3 mbere y'uko uteganya gusama, ukavuga ati aya mezi 3 nzaba mbihagaritse ubundi mbone gusama. Kandi twabonye ko no mu gihe utwite inzoga n'itabi zitemewe. Numva rero ni ibintu ushobora kureka nk'umwaka umwe ukabanza ugatwita, ukabanza ugasama ukanatwita, wenda ukazabisubiraho nyuma uri umuntu ushobora kuba ubikunda. Rero ni ingenzi cyane kubyitaho ibyo bintu, ukagerageza ukareba niba bizashoboka koko ugasama bigakunda. Ikindi ni ukumenya igihe cyawe cyo gusama, icyo twita uburumbuke cyangwa se ovulation. Twarabibonye mu biganiro byacu byabanje ko ku bantu bafite ukwezi kudahindagurika kubara igihe cy'uburumbuke biroroshye. Mu gihe rero wamaze kubibara, twabonye ko wandika ahantu amezi 6 ukabibara ukareba wamara kumenya umunsi wawe w'uburumbuke ugahasiga imbere, ukahasiga iminsi 5 n'inyuma ukahasiga iminsi 5. Ubwo iyo minsi igera muri 10 n'ingahe aba ari iminsi ushobora gusamiraho. Akaba ari bwo ukongera imibonano mpuzabitsina ukorera muri icyo gihe cy'uburumbuke kandi idakingiye, ukagerageza ukayikora kenshi gashoboka muri icyo gihe cy'uburumbuke. Iyo wamaze kumenya igihe cyawe cy'uburumbuke, wibanda mu kongera imibonano mpuzabitsina n'uwo mwashakanye kugira ngo ugerageze urebe niba gutwita byashoboka. Kuko nyine muri icyo gihe cy'uburumbuke nibwo intangangore iba iri tayari kwakira intangangabo ikabasha kubyara cyangwa se gukora umwana. Ni ingenzi cyane rero kubikora imibonano mpuzabitsina ukayikora kenshi gashoboka muri icyo gihe cy'uburumbuke. Kandi hano batanga inama y'uko niba uri umugore urengeje imyaka 35 utaragerageza kubyara umwana wa mbere, biba byageze mu gushobora gutuma udasama cyangwa se amahirwe menshi aba yagabanyutse yo gusama, kuko intangangore ziba zaragabanyutse bigatuma ushobora gutinda gusama. Rero niba urengeje amezi 6 utasamye nyuma uri hejuru y'imyaka 35, ihutire kujya kwa muganga bakurebere ikibazo kiba kirimo, babe bagikemura hakiri kare. Niba waratinze gusama kandi nyuma warakoresheje uburyo bwo kuboneza urubyaro nyuma bikanga, nabyo agashyira amezi 6 udasamye cyangwa se umwaka, bavuga ubundi umwaka akenshi na kenshi, ariko ku mezi 6 watangira kujya kureba abaganga kugira ngo wa mwaka uzagere baramaje kumenya ikibazo kirimo. Nabwo wihutira kujya kwa muganga cyangwa ukabanza ugakoresha buno buryo twavuze haruguru, ukareba niba bishobora gukunda mbere y'uko ujya kwa muganga. Amahirwe masa rero muri uyu mwaka wa 2026 abo gutwita bitarakunda bazatwite babyare. Izi nama zose tuzikurikize turebe ko twabona abana muri uyu mwaka wa 2026, kandi byose birashoboka. Buriya kutatera intambwe ngo ujye wegera abaganga bakurebera ikibazo kirimo bagikosore, dore ko ubuvuzi bwateye imbere rwose, ababyeyi baravurwa kandi bagakira. Tutirengagije n'abagabo, kuko n'abagabo nabo baba bafite ibibazo nabo ugasanga aribo bari gutuma kubyara nka couple byaranze. Mujya kwisuzumisha nka couple, ntago hajya umwe nkuko natangiye mbivuga, murajyana mwese kandi bicamo bigakunda mukabyara. Rero naho mu biganiro byacu by'ubutaha, murakoze.